Mwiriwe neza abakunzi ba Emi Media TV, by'umwihariko mwese abamaze gukora subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Hari impamvu bavuga ngo an apple a day keeps the doctor away, cyangwa se kurya pome buri munsi bigutandukanya na muganga. Pome ni imbuto yoroheje kuyibona, iryoshye kandi yuzuyemo ibyiza byinshi ku mubiri. Dore impamvu 6 zituma ukwiye kujya uyirya buri munsi. Impamvu 6 zituma ukwiye kujya urya pome buri munsi. Icyambere, iteza imbere igogora. Pome irimo fibre nyinshi ifasha igifu gukora neza, igatuma umuntu yituma neza kandi niyigunge mu nda. Icya kabiri, irwanya indwara z'umutima, ifasha kugabanya cholesterol mbi mu maraso, bityo ikarinda umutima n'imitsi kugabanuka cyangwa gufungana. Icya gatatu, yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Pome irimo vitamine C, ikaba intwari ikomeye irinda umubiri virusi n'indwara z'imbeho. Icya kane, irinda diyabete. Nubwo iryoshye, pome irimo isukari karemano itazamura isukari mu maraso vuba, bikagirira akamaro abarwaye diyabete. Ifasha kugabanya ibiro. Pome ituma wumva uhaze vuba kandi igihe kirekire, bityo ntujye byinshi, ikanakurinda kwifuza ibiryo birimo isukari nyinshi. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, irinda gusaza vuba n'indwara za kanseri. Sinama twabagira, rya pome ifite igishishwa ntugikureho, kuko fibre nyinshi n'intungamubiri ziri mu gishishwa. Wari uzi ko kuyirya mu gitondo bifasha umubiri gutangira umunsi neza? Pome ni nk'impano y'umunsi ku buzima bwawe, wige kuyirya nk'uko ufata umuti. Irimo antioxidante zirinda uturemangingo twangirika, bityo igafasha mu kurinda indwara z'ubwonko, uruhu n'izindi ndwara zikomereye umubiri. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nge ndi Emmanuel Wihanganye. Nk'ibisanzwe iyi ni Emi Media TV. Ndabasaba gukora subscribe, like, share, comment tubwire uko wabonye ino video. Naho ubutaha.